ngahikira ni mubanguka hano dukore Kapeti live. Ni Kapeti live ni Kapeti live. Reka ndebe indaya yinjiye bwa mbere. Nzajya mbabwira indaya yinjiye bwa mbere. Ntago nabaraka kantu ntakaberetse. Ntago bishoboka. Indaya yinjiye bwa mbere yitwa Leonila Omega. Yitwa Leonila Omega. Mujye mwirindiriza mureke kuza mbere. Indaya ije bwa mbere yitwa Leonila Omega. Asante sana Leonila. Ushobora kuba utari nayo pe ariko tujye nyine ujye wumva nyine nawe ubuje kuri yo nuko ni muze mumbwire rero ukuntu umuntu witwa Keza Teriski yiharaje ibintu byo kujya kwirayikingishwa rugumi muze hano. Ego ntumbagiye karayivu ego muze ego ariko se ubundi muze dukore Kapeti live. Izindayara niko ni murebe hano njewe nditegereza Laura ntago uyu munsi ari we wa mbere mumbarize umuntu witwa Keza Teriski mwitegereze hano murebe hano hari ikintu cyitwa like noneho aha musinzi aha murabireba neza hano nguyu Keza Teriski ahiwe uyu muntu uri kumpamagara mana we ngwego ko ngo nanjye mfite amafaranga nandayikinge ni murebe dore nguyu Keza ubu banitegereza niko seke tubwizanye ukuri guca muziko ntigushye abandi bo ntago ubwo nabyitaye ubwo ndabacungana buriya mbacungana namwe muri iyi mihanda mwabasireye mugira ngo nguyu Keza yajya kwirayikingishwa rugumi niko se mada niko ubu tuvuge ko va muri izi nkweto ntabwo zigukwira va muri izi nkweto Keza ntizigukwira sohoka jureba wikomereza karayike karekeshere none se uragira ngo shere ntabwo uyu mugabo uyu rwose reka nkubwize ukuri ubu kandi wasanga utarayikinga Deterena nagiye kwa Deterena nabirebye nabwo nabisuye nabanje kujyayo harangiye se ndoroshye ariko abagore mwabaye mute ariko abakobwa mwabaye mute b'Ikigali niko urashaka iki kuri rugumi izirayike zawe nizikima ego abandi mwe mujye ariko harabo njya ndeba nkabibwira niko tubwizanye kuri guca muziko ntigushye ubu wagiye gukubita karayike kuri rugumi rero yego rega nguyu niko uyu wagize ngo ninde uyu mugabo afite ipfupfusha afite yarariye none kudadek ni murebe ntago ego Kapeti live ntago nabararana ni murebe niko nguyu Keza yagiye gukubita rayike kwa rugumi dore nguyu pe dore nguyu murareba ko nashyizeho naga fresh none seke rugumi nagiye kureba kwa Deterena sanga Deterena ntumurayikinga sheri wajya urayikinga Deterena ariko ni iki cyafanya cyo gushyira karayike kwa rugumi da ubu suragira ngo nawe akurebe ijisho ryiza sheri oya ngo bitwaye iki erega wowe ntago uzwi ugiye kumurayikinga ntago nabitindaho ntago nakumenya ariko aba bakobwa mba ngomba urashaka iki kwa rugumike kandi nagiye kureba ngo ndebe ko urayikinga Deterena wapi nabuza karayike gashya kwa Deterena rikanze ngeho murebe ni mungire ariko namwe murebe ko hari like mubona kwa Deterena murebe ariko dore wagiye kwikubita kwa rugumi urashaka iki kwa rugumi izi like zawe waziretse uri mu biki tugaje mureka kwibambaza we ubwo mwagiye mujya kwibambaza muba muri kuri like uyu muntu jora taramuzana muri imihanda mwajyaga mu murayikinga
aha kambareke mwihahire ariko aka kantu tukagarukeho nabyange iki ushaka kuryama ugende aha ngaha se bababwiye ko giye naje kuryama i Kigali nubona ko na Keza arayarayikinga Rugumi si nguyu dore sha dore we ariko bana yaje Keza yego ko Keza uzi si impamvu narenda vuga se ni mu nshinyire reka ndebe ko arayikinga detere na byahe sheri ubona umugabo wa adatanga amakote meza ubu Rugumi wiyicariye hano uyu mugabo w'abagore bagashize nawe se Jora taramuzana mu mihanda agiye mureka kwitubaza kafashe dada Nikake yewe Samusori na waraye mwarugumi ubwo muraje mu minsi samuvuge ngo yabandikiye yego ubu nyine mwimanitse ni mu nshinyire dore Keza agiye kurayikinga Rugumi niko soso mugasanga abagabo banyu mwabazengereje ngo kubera iki murayikinga aba bantu nibo barayikinga ngewe sinkunda abantu bibambaza sinkunda kwibambaza kandi aho muzatindira ku isi mw'abantu muzakora ibyo fasha dada kandi mw'abana mwaho muzatindira ku isi mundebera abandi basireyi muri iyi mihanda bajya kurayikinga Rugumi kuko tugomba kuba tubabujije dore ngo nora gafresh ahantu kare Rugumi uramushaka iki nikake wagire Rugumi ukikomereza ugaswide ugakomeza nk'ubu koko jora kubashije ngo ubushaka iki kuri Rugumi wasubiza iki ariko mwigize barayikinze ubu nkanje ntushobora kundayikinga ndi ninshajwa byibura jewe nshobora gutanga sho cyangwa nkaza nkanavuga ibyuba wavuze nkaza nkanavuga yuko hari imyotso yitwa 5:15 ubu Rugumi koko nka Rugumi ujya kumurayikinga muraziranye njewe ndayikinga umuntu nshobora kuba nzi cyangwa iki nkawe naza nkakurayikinga ariko tubwizanye ukuri mu by'ukuri koko tujye tubwizanye ukuri guca muziko niguye nk'ubu Rugumi wagiye kumarayikinga mu biki njewe sinkunda abakobwa bibambaza kumarayiki hari undi muntu nabonye ukunda gukomantinga DJ arakomantinga man ngewe umuntu atari umushuti wanjye sinajya gukomantinga rwose ubu narebye mureke mbabwire mukuri kw'Imana narebye kugira ngo ndebe yuko arayikinga deterena ntabwo amurayikinga wajya urayikinga ntabwo wabonye ko adoda amashati amakaruvate meza n'amakote meza ntiwabonye ko ntimwabibonye mwebwe kendagira ngo nkubwire ko ugomba kurayikinga deterena ariko Rugumi rwose buretse
sigaho rwose. Ntago yari iyi nkweto ntago igukwira sheri, iyi nkweto ntigukwira, iyi nkweto irakurya, iyi nkweto ntago ari yawe pe, sibyo sheri, iyi nkweto ye baba we, iyi nkweto si yawe pe. Ubu kandi ushobora no kubujya muri comment ngo wow nice picture, aho naharebye ntago uragera kuri urwo rwego, urwego rwo nturarugeraho rwose. Bora sheri nanjye ndagukumbuye, sibyo uri kumva ke urwego rwo kujya ubu na comment izo nturazishyira ubu mu minsi zuragize you look good. Yeah, you look good. Now I said thank you. Inkindi ayirwanda nawe namubonye kwa Rugumi. Inkindi ayirwanda ninde? Inkindi ayirwanda ninde? Rugumi ni ugezweho. Cyane. Muri iyi mihanda nta koroha. Muri iyi mihanda turage burangiye ni njyama abasireye bo mu Rwanda bose narebye ibyo biriwemo. Uwa postinze umwana we, uwagiye kurayikinga, hari undi muntu ukunda kwijugunya mu burayiki we, undi muntu ukunda kujya muri layiki, nindera ninde Kakadete umukundwa ni wera. Oya Kanyambo nakusanga kirukase mu marayiki, ariko Nyambo sindamubona. Nyambo uramenya ahantu uzahajye kuko ntagakina filimi sheri. None se ubu koko mana nyagasani, ubura kujya kurayikinga nk'abantu mukora akazi kamwe, abantu ba hostinga, uri kumva nk'abazinda, nk'abasherina na mbega abantu uretse n'ibyo abo muziranye nta nubwo ari ngombwa mu mukora akazi kamwe. Nk'ubu nkanjye ukaza ukandayikinga kuko ndi nk'inshashwa, umuntu yaba wowe nturayikinga, umugabo wawe nta rayiki nasanze kwa Deterena awusubira. Mujyeyo nimusangayo rayiki ya Keza Muyimpe, mujye kwa Deterena nimusangayo rayiki ya Keza Muyimpe, nimba atayishyiraho none cyangwa atarayishyizeho kera. Ngwiki ugasa muri iyi mihanda usanga umugabo wawe n'umugore w'abandi ngurize. Kegera abantu bari kumbwira ngo janga uri kuvuga iki? Rego ko mana yanjye, reka mbereke da. Ndi kuri Keza. Ndi kuri Keza muri uyu mugoroba. Keza afungiye icyumweru dore nguyu. Ariko ke uzi gufata ba bofre neza ubarayikinga, ubu wasanga ujya no muri comment, uretse ko byo nabikontroye shuntu ujyayo comment nturagera kuri urwo rwego. N'ubu bwo ubu ntabwo uragera kuri uru rwego. Dore Keza arayikinga Rugumida. Ngo mvuye kurayikinga Rugumi hose, wowe sinabimenya kuko ntaguzwe ngewe. Dore Keza sha. Ariko Keza bamwita Keza Terisikisha yarayikinze Rugumi. Ariko ubu ntago warayikinze ba Roki yabonye miliyoni. Izi nkweto ntago sheri, iyi nkweto si yawe. Irakurya famo. Ariko shake ariko ke Rugumi ntiyoroshye se kwaba yapositinze. Ariko we hari undi muntu ukunda kurayikinga n'indera, sinzi ahantu nigeze kujya. Nanuze yakundaga kurayikinga kera. Asina era we bari bakomeje kukundegaho nguri gutwara abagabo babandi. Wakwihanganye koko. Asina reka abakobwa bagenzi kandi Asina nkubwiza ukuri bisubwa mbere bikubayeho. Asina igihe cyose Asina mumubwire mutasina urabizi
rwose ukwiriye kubaho muri iyi mihanda nk'umukobwa rwose watangiye imihanda kera sheri urabizi ko iyi mihanda wayigenze n'ubu uracyayimaza amaguru pe sibyo ariko sha asi bari kukundega uribuka igihe bagukubitira ku bumwe uri kumva uribuka sha asi wambabariye koko abakobwa muri iyi mihanda baracanye sheri wabarekeye ko reka shu reka ntabwo wibuka shu mana sina sheri wanje koko bahoze bakundege reka nkureke wowe ntacyo wowe nta niriburi n'umwana mwiza ntabwo kirayikinga ubu wagiye kurayikinga rugumi ariko wowe ntabwo warayikinze oya nabandi mwese mufite uburenganzira na Kezere gafite uburenganzira bwo kumurayikinga saba yaposize se ngo abantu barebe ariko ke biratangaje nyine ubyumva ko bitangaje nakubabarire koko sha nukura simbabarira rwose sinshaka kumva muri iyi mihanda ngo bongeye kugukubita oya iyi nkweto ntago ari ya Keza ke iyi nkweto si yawe ye baba we iyi nkweto ntago ari yawe ngo jango nta nubwo urinjajwa mpuzamahanga kukwanga biragoye oya kunyanga biragoye cyane wabunyanga so nzizi iki wabunyanga koko umpora iki we Rugumi ni singo nta kibazo yego yego erega abakobwa bakunda inote abenshi ke kuramizi izi nkweto sisawa hanyuma ikintu mwitegereza abakobwa muri iyi mihanda ibintu baharaye uri kumva mu byitegereze mu birebe baharaye uri kumva aba bakobwa muri iyi mihanda gahunda n'ukurayikinga oya Keza ararayikinga we sha ke urarayikinga pe ugeze naho urayikinga Rugumi Bikira Mariya Mwenyezi Mungu we ugiye kujya urayikinga Rugumi ewe mana ubu ngubu mba numiwe rwose mba numarariwe wa mana we sheri ziriya nkweto si size yawe ziriya nkweto ni size ya Jolly n'abandi wowe ntabwo urimo pe have rwose have pe ye baba we ntago ari we wenyine ariko wenda niwe uzwi muri abo baba barayikinze Kakeza ntago ari mugenzi wanyu Mukade Terena fire yego ye ariko noneho hari indi systeme nabonye abakobwa baharaye umuntu witwa Jolly niwe wabizanye mwese ngo ariko sha wa mwana uzi showbiz ngo reba nk'ukuntu uba witegereje abantu barayikinze ifoto ukabona uropoyemo Keza ni showbiz sheri iyo abatayizi bicwa no kutayimenya nuko hanyuma Jihadi ndi mubirimbe hano kiriya zindi kuboneka na mimi nataka Rugumi sasa nifanyaje hari abakobwa rero baharaye kugenda bafunguye amasakoshi iriya systeme ni ya Jolly uri kumva reka nze ndebe uyu mugore nawe byayobeye ubuse ntimuri bumumenye kandi ari inshuti yangera muri bumumenye tu sinshaka kumwerekana we kuko ni igishuti cyanjye rwose sinagishyira hanze sinakivuga biramupango ariko Bretzenzi kanze nkwereke muri bumumenye kandi nta kibazo nta kavu yateje mu mihanda yaba kuba ari inshuti yanjye ntibivuze yuko afite ibidega ntamuvugaho ariko mbibonye ku isakoshi ariko reka ni sawa sheri wanje umeze uteda Jihad umwanya ufata ujya mu bugambo wagiye kwiga gusoma byibuze koko n'ikinyarwanda uradidimanga
none se nabigenza gute? Urashaka se kujya kunyigisha gusoma? Nzajya kwiga mu mparanira. Catch. Meze neza. Mukanya nakunyuzeho kuri TikTok. Nene. Umva. Abakobwa baharaye ntabwo nshaka kwerekana ino foto y'inshuti yanjye. Oya reka mbiveho. Oya Bibishi we ntabwo ndamuzaho. Mana Bibishi ntago azangira no gutwara abagabo babandi. We Bibi uretse. Reka uyu we mpe muretse. Baharaye kujya baza hano bakaza bakifotoza bafunguye amasakoshi nkuko kwa Jori. Reka mbereka Jori we ntacyo. Jori ntaribi. Jori we ntaribi. Urareba nk'ubu ngubu hano Jori. Reka turebe. Sibyo? Reba Jori niwe ufite iyi system yo kugenda yafunguye isakoshi. Niwe wabizanye hano mu Rwanda. Mwadukobwa mwiharaje kujya mugenda mufunguye amasakoshi. Mwebwe mumenyereye kurumyaho. Ubu bwiganwa bwanyu ndabuhaze. Ubu murigana. Mwanjashwa mwe murigana. Buri muntu wese abaraha mwanjashwa mwe. Dore Jori niwe wenyine wazanye no systeme yo kugenda isakoshi imeze gutya. Sibyo? Niwe tubwizanye ukuri. Nihagira undi ubizana hano. Ariko urumva nandi gusoma comment yinjajwa. Urumva nagiye kubona bona abakobwa mwiharaje. Harabona hashaka kuzana hano ubutaha nyuma y'iyi live. Isire yose nzongera kubona yizanishije bino. Imugahinde. Imwebwe amasakoshi yanya muraza mugeta mushyiramo murumya hano mufunga kano no hirya. Uri kumva? Akamura gafunga gutya. Murumya ndababujije. Ntimuze mwongere. Iyi ni systeme Jori. Masigaye mwigana. Mwarashikoye mwarashuparaye. Mu bintu byo kwigana hoye. Iyi ni systeme Jori rwose. Sinzi. Urareba. Ahantu hose niwe. Uri kumva? Jori sha niwe wazanye no system. Hari abakobwa nabonye musigaye mujye mufunga amasakoshi yanyu ndabibujije. Dore warebye mwebwe hano muba mwashyizemo mwarumije. Ni Jori niwe wenyine muri iyi mihanda wakazanye. Ni systeme Jori rwose. Ninde nimba mwamumenye. Yego muravuga mva. Ninde mwamumenye ninde. Iyi niyo system. Amasakoshi kuyagura byo murabizi ko mujya kugura amasakoshi murebeye kuya Jori. Bamwe na bamwe ariko uri kumva ni bamwe na bamwe. Ariko iyi system yo kugenda isakoshi irangaye ni Jori wayizanye. Ni Jori wayizanye pe. Musigeho. Oya rwose ndababujije. Iyi systeme Yesu we. Baba we. Ahubwo mwebwe mushyiraho n'ingufuri. Hari isakoshi zaje ziba ziri utugufuri twitwa yego agaciro k'umugore n'isakoshi. Hari udusakoshi twaje tuba turiho utugufuri dutoya udufunguza mudita mushyira mu gasakoshi. Umva. Muramenye musigeho. Oya utu tuba dufunze akakaraza kagafata hano tubwizanye ukuri. Ejo nzabereka isakoshi mfite umushuti wanjye ufite isakoshi keza w'ishuti yanjye. Keza rafiki yangu. Uri kumva? Niwe arazifite ariko nawe arafunga.
ke wamba bari ukafotora ifoto yawe itsako sirijoro koko ejo nzayifotora nyibereke ukuntu abayitwaye ntagajya mu mihindo murahinda mwabana mwanagiye kubona mbona amasakoshi nutaragena na gisakoshi ntaribi ariko muraho namwe mwazirangaje murazikubitaho kuri za paswa urakubitaho yego ntabwo ari ukwigana jora ahubwo izo sakoshi za Max niko modeli zazo zimeze oya ntago ariko bazitwara barafunga simbizi se ubu senge sindi kwamamaza amasha izo sakoshi niko zimeze twubahana ubwo mwese niyo systeme mwayobotse ariko ntaribi nimunabikora mujye mumenya yuko ari systeme jori mwese mujye mwandika ngo systeme jori uri kumva mwese mujye mwandika ngo systeme jori hanyuma rero dukomeze numva nashimye Imana buretse gato reka banze ndiringa akazi natwe bamwe bambara amashati badegaje nayo ifite ingufuri bajye bazifungaho nguyu Janine rero icyo mukundira nguyu Janine mwarebye nguyu Janine mwarebye dore Janine amasakoshi agenda na da mwarebye dore isakoshi zanyu nguko ukuntu zimeze nguko ukuntu mugomba kugenda muzitwaye akangaka yego biterwa na modeli ariko singizi zanzuma muhuruturaho dore mushyiraho n'ingufuri sinabibabwiye warebye urakoze Minnesota wanjye urakoze bagomba kujya bafunga isakoshi gutya iriya ni systeme jori warebye warebye hano murebe mwitegereze mutegerezwa kujya mufunga mutya apana ya systeme jori urakoze Minnesota ubundi Janine niwe wanjye urakoze Minnesota uri kumva neza urareba tujye twubahana mu bintu byose dukora tujye twubahana niyo systeme hello ni pirate funga mudomo ariko mujye muyifunga kuriye yego ni pirate warebye dore systeme jori rero iyi niyo systeme jori we ntafunga urumva warebye aka kaba gafashemo hano aka gafashemo ndumva bisobanura ibi ntituzongere kubipfa sinkasure ko murabizi mwebwe munkurikiye hano abasireye nibo mba ndeba pe baragowe nyuma y'iri live ndaje nzizana amafoto yabo kuko nziraraho muragowe ntago muzankira ariko mwebwe bamutazwi mu mihanda ntago rwose nshobora gusura konte zanyu ngo ndebe ngo mwapostinze biki oya pe ariko basireyi baragoye guhera kuri ba Bianca kuza ku bantu bagendana amasakoshi ba Joxy ba Bianca nabande na umva ndebe ukuntu mugize muti ese mamufunguri iriya ni systeme jori reka duke tugira umuco wo kubanza gusuhuza abo dusanze bite kaba umva rero ntabwo nari kubura kubakora aka gapeti live tutazidi ngo jori bayuzuyemo amadolari ugasanga mwebwe amasakoshi yanya barimwe ibyahi by'abana yapakiye amakoteksi indumyo utuntu two mu misatsi intuzenya akantu kacitse ku rukweto isaha yacitse isaha yacomotse utwahi amayerena ibikomo amaruja revure utwo mugenda mucomora mu bakobwa b'abashuti banyu mutereramo utuntu ngutwo
mwujujemo utuntu ngo akanangwa ngo agasutiye isutiye wahurutuye mwibere uri kumva hari abantu bahurutuye isutiye mwibere bageta bayikubita mwisakoshi fite umukobwa tuziranye ahurutura isutiye mwibere agahita yinaga mwisakoshi ngo byari byanzonze utwahi ari two mutsindaje buriya nkiriya sakoshi ya Jolly uyisanga amadolari uri kumva visa card perimi ukayisangamo passport ariko ibyanyu ye baba we Diodora bya bindi bipuriza mu maso urwembe rwo guconga inzara zakutse ugahita urutereramo ngo uze kujya mu mujyi barugushyirireho uri kumva ibintu muba mwifitiye mu ntuze zanyu Kotex nk'icyatanu Diodora noneho nk'eshatu ukagenda uzivangavanga ukongera udukweto dutoya utureture bitewe naho ugiye umva mana yanjye ntuzenya ranjete ibikwasi imibano udukariso agakariso k'umushumi akingwe nibyo biba byibere mu masakoshi yake ubu nzatungura umukobwa mbwe fungura sakoshi yawe ndebe ikintu kirimo utwo tuntu twose udusangamo urwembe ntiwaruburamo cyangwa kabistri ko guconga rabero urwara rwakutse ntiwaruburamo agapapuro karimo ibyo guhaha ntago kaburamo iriya ni systeme Jolly ntimuzo sinzabone n'umukobwa wiharaje gufungura amasakoshi kuri ejo bundi ndaje mpazanira amafoto yabo no widuse sinzabibone pe hanyuma abantu batuye Dubai please tariki 6 The Ben azaza kuhataramira mugura amatike mugende kuri poste ya The Ben no kuri Music Empire murasangaho post uko zigenda zikurikirana murabibona tariki 6 abantu bari Dubai please mugura amatike The Ben azaza kubataramira uri kumva ibintu byo kwirirwa mwiganana none hari n'abakubitamo ngo mana yanjye we pochette ya telefone ugasanga ihagazemo agakarine ngo karimo abantu bakurima amadeni agapapuro kariho nimero kugira ngo telefone nigushira nuze kuza gutira uhamagare ibyo byose biri mu isakoshi yanyu ndabibushisha saba rero karaga Petit Live reka nigire kuri diru hari umuntu tugiye kuvugana ibintu by'akazi turi kumwe